bwira mugenzi wawe ngo urasana Imana kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya, amen. Ariko njyewe udakubona ndi mu bantu bakomeje kugaya abantu b'abasore yifata nta n'isoni ukabona ari gutumagura ibitabi. Mwitabi ni icyaha se? Gihanirwa n'amategeko cyane cyane ya rudakubona. Wari nyweye cyangwa ko wari nywesheje abana? Umuntu wese w'umusore unywa itabi akarusha mu muhanda akagenda arizererana. Shanjye numara cyo byabimbwiye uko kuba uri kubinywa njye ntabyo ndi kunywa. Ariko wagiye isobanura nuzi ko leta yirirwa idushishikaza gukumira ibyaha? Ndabizi. Wari uzi ko uwo muntu uretse agakomeza kubinywa ejo cyangwa ejo bundi yazabinywesha umwana wawe? Udakuba buriya hari ikintu utazi. Umuntu unywa itabi ni nk'umuntu waguze indaya, niwe wamuha igihano cy'urupfu azirabyo wamurekura kongera akabikora. Ariko ntukiyumvishe ibyo bintu. Reka idume ku muhanda numubona ubu se ko nari mukuye. Umusibe ejo niyibye inkoko ashaka kunywa itabi. Rakidube bakimara no kumufata yese avuga mu mbabare mbanza amara sigareti. Ariko mane yanjye ubu ndumiwe njye namubwiye ibibi byose by'itabi nyereka no kucyapa inyuma uko haba handitse none Rakidube yarisubiyeho. Udakuba buri kintu amaze kubona cyo itabi riteye ubwoba ku muntu yari nyweye bizakugora kubona yarivuyeho kandi ikindi kintu mu gihe utari nk'abandi barimo bacira urubanza. Ariko reba urugero uri umusore w'imyaka 25 kandi ubwo unywa ibitabi n'inzoga. Atu izo mbwa wizimbwira inuriye Vincent kugasanga mu bitabi. Udakuba winkomeretse mwabi kibakwiye no kubafunga bakabafungirana n'imfunguruzo bakazisa kuko iryo nihombya nitera sese 25 nagufuka singazaza. Urumva bitababaje koko? Biteye agahinda bwo gakabije. Bijya bimbabaza rwose umuntu w'umusore ugasanga agendana itabi n'ikibiriti mu mufuka. Akatu wa nta musore waba umurimo. Cyesuru wanje asigaye ngora nta kintu badashaka kunuma ku isante. Ariko urakenywa bya bitabi? Shamwana sinkubeshya kuva cyagi byaranze. Ahubwo se wabyaraguhiriye? Shabyorere kwagira ngo abantu bansengeraga bararinumaga. Ubu sinama 30 naradomeka. Mwana wama nawe uri umwanzi nari narabuze umuntu twajye turisangira nawe urariwe. Vuga gashitaneza abantu iko naguzi ko nsenga. Nanjye ndasenga ahubwo se numbizi. Shanda kubona bro wamubone gucamo. Nacyana cyo kwa pastor nakigishije kunywa itabi. Udakuba nabyara udakubana ejo bundi ku cyumweru waje mu materaniro. Nari imana turi gusirimba igisirimbo cya gatatu urabyibuka? Cyagesha kiragiye rero twabyinye igisirimbo turakibyina tujya kumva Nyamungu azamuriye mama piano. Mugani udakuba biriya bintu byagenze gute? Kiragiye rero umuhungu yari yazikuriri aritonda arazirya kandi kibi kiwe yazamufasha abari kwibonamo ko statije. Sarisa nabaho mu buzima bwanjye nibwo nabonye ko amasengesho akora. Satani yapfuye oye yakoze impanuka wabo none se kuvutangiye gusenga nibiki bitangaje wabonye? Manu uziko twirina adakubana bavuye ku itabi. Bande twirina rudakubana da hajya ngo byagenze gute? Bavuye ku itabi ubu nibashya barashima Imana hamwe na pasiteri wabo umupushayi mukuru. Umuryango uremeza kabiri kangaho umuntu waroza biva. Sarisa pasiteri uvuze ko ari iki? None se wumvishe mvuga ko akora iki? Ibyo uvuze nyine ndi kukubaza wumvise mvuga ngo pasiteri ngo ni umupushayi mukuru kapiteni w'ababinywa muri uyu mudugudu. Sarisa wabimenye nka ryari? Sha ni igihe kinini pe. Sarisa icyaha cyo kubeshya gihanirwa n'amategeko. Pasiteri ni umukozi w'Imana twese turabizi ababinywa arabasengera bakabivaho tukabibona none wowe urihandagaje ushatse kwambika icyasha pasiteri. Ariko kazu shishoza ejo bundi ku cyumweru waje gusenga. Narindi niwambonye kuri za ntebe z'imbere turi kubyina igisirimba wari uri mu rusengero. Narindi muri kiriya gisirimba wumvishe ibintu byahise biba. Sarisa kara nakumira ahubwo se mugani Sarisa uriya mwana wa pasiteri usigaye uducurangira anywa ibiki? Sigaye mbabonana na rudakubana ashobora kuba yaramwigishije kubinywa ariko ibyo bintu wahereye karuvuga n'ibiki? Rero kazungu ibyo nakubwira si wabyumva ako gihe Sarisa ibyo ndi kukubwira mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri ariko ibaze kugira ngo umenye ko pasiteri yarangiye kumwe ko tumunyuraho tugiye gutura mu mufuka wa kositimu nabonyemo agapaki k'isigaro. Ubwo nyine yamaze kurya akabya birara bijya gusengayo kandi tujya gutana mubonye ari kuri we. Oya Sarisa sinabyemera pe ariko byonyine uzarebe wa muhungu wa pasiteri kuna sigare ngwiki ahubwo areka njye kumureba. Sha ahubwo nakumira ahubwo se ko bamwe babona ikigwa najyo banyweye ubu nka pasiteri yamaze kuri mwo nareba abantu ibyo bari gutekereza ahubwo reka nimanukira.
ariko Rudakuba niba hari ikintu gikubiye ni ugukora icyaha wihishe mu mana. Wihishemo? Yigo mana. Wihishemo gute se? Urugero nimba ujya imvunga ukazijya bazi ko usenga, waba ucuruza imitwe y'abantu ukayicuruza bazi ko usenga, uzi ko kagakecuru kapfuye ijisho duturanye ejo bundi kigambaga ngo karoza umuntu ntibagakeka. Nibyo byiza uri kuvuga se mana? Fo nase mana iraya nk'ukuntu tuzirya iyaba tuzira hanze n'iziba zaratunyasa. Cyokoze baba baradutaye isheni ndakambura. Niyo mpamvu yo gukora icyaha ugomba kubanza kwikingira imana. Nakuno nabo naziriye naheje wanyinisha nagupafuru wandega bagasanga nsenga. Ariko rero ibintu wakoze ejo nabyo ni amahame. Amapiyano kuyavanga n'igisirimba. Sha Rudakuba ni mwandenganye. Ejo banza nari nanyweye gurugande. Guruki Rudakuba ejo wabonye ko ari jye nari ndi kuri senga. Ubwo twe twahimbaye turi mu mavuta. Bwira mugenzi wawe ngurasa n'Imana. Abandi rero baririmbaga bahimbawe. Njye numvaga ndi mu zindi vibe. Cyokoze akavu ibaba ni fresh tu. Twizamukire rero mwana. Louisa. Mayonezi maduka mumaze kumvamo. Rudakuba byagenze gute? Nanjye simbizi. Nase kazu ni ibiki byabaye? Mwamadage mwahamubera injiji. Ngombwa ngo niba uco mubibwira abantu bose. Rudakuba ninde wabibwiye? Ahubwo se wowe ninde wabibwiye? Murakabwirwa amatangazo. Serise kumbwira ko na pasiteri asigaye acuma. Cyangwa sha yamubonye umuyonga mumenye. Ziba kwagira mwataye ubwenge. Ubu kavumba arakibuka Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aleluya. Amen. Cyakoze ndumva muwibuka. Ubutaha rero turanazicururizamo kandi ijambo ry'Imana rikomeze kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.